bahagaze nabi bahagaze nabi burya ibona ibintu nk'ibi ngibi buri unuza bigomeza kugaruka kandi umuntu ubikora ari umwe agakoresha inzego ahubwo akore niyo inspectoring wenda irebe niyo modoka yamenetse ko n'ubu amafoto y'ejo ndayafite iyo modoka ntiyari imenetse parabrise abantu bari hano nta wayikiniyo nta wagize gute yamenetse kubera iryo joro barimo hano kandi nameneka ngiye nabyumvishije ntago bigize bamakanira niyo narabandikiye iyo bamakanira baje hano ntago bigize bamakanira urumva ntacyo narenzeho niba ari nikosa bakoze abo ngabo bakamu uburenganzira batemerewe babibaza bakoze amakosa kuko nibo bampaye uburenganzira wenda batagize gute ariko ngiye nk'umuyobozi nk'umuturage nagomba kubariza amabwiriza nahawe kandi n'uburenganzira nahawe numva rero ibyo umuntu yakurikiranwa rwose. Yes, reka twongere tubashimire mu mwese mudahwema gukurikira ibiganiro byacu ni Ishakiro TV cyangwa Top Line TV nkuko bisanzwe tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose mu ngoni zose z'isi by'umwihariko mu mudukurikira muri mu Rwanda abari mu majyaruguru abari mu majyepfo abari mu burengerazuba ndetse no mu burasirazuba mwese turabasuhuje by'umwihariko n'abadukurikira bari mu mujyi wa Kigali n'ukuri turabemera kandi turabakunda ariko ntitwakibagirwa abadukunda cyangwa abadukurikira umunsi ku munsi bari hanze y'u Rwanda bari muri diaspora by'umwihariko bari mu bihugu bituranye n'u Rwanda n'abari hanze y'amazi magari mwese tuzi ko mudushyigikira kandi mudukunda ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri twe uyu munsi rero twamanutse turi mu mujyi wa Kigali mu Gatenga nkuko mubibona imbere ya kamera zacu twasuye umuvandimwe n'umubyeyi wakunze kugarukwaho cyane by'umwihariko muri ibi bihe bya COVID-19 ni Miss Vivine noneho by'umwihariko kuri iki cyumweru ku mugoroba hari inkuru yakwirakwiye ngo yuko Miss Vivine yashinze akabari mu rugo cyangwa se afite akabari mu rugo bijya guhura nabyo nibyo yatangajweho mbere muri kiriya gihe ubwo yari yagaragayeho ubwandu bwa COVID-19 rero twamanutse turamusanga kugira ngo tumenye ukuri kwabyo cyane ko nawe abihakana kugira ngo n'abanyarwanda bumve koko ikihishe inyuma y'ibyo bintu. Vivine turagusuhuje kandi turakwakiriye. Yego murakoze cyane. Nanjye kubaza ngo amakuru y'iminsi ariko wabona musubije nk'abanyarwanda ngo amakuru ni meza ariko ntibimuza ko kubaza amakuru. Aya makuru ntabwo ari meza. Yego amakuru ntabwo ari meza kubera inkuru twabonye muri iki gitondo n'ibintu byabaye ejo birumvikana. Se banyarira cyakomeje. Yego Vivine rero mu makuru tuvuga twabonye nari mbigarutseho harimo ko ngo ejo hari inzego z'umutekano zasanze washinze akabari mu rugo niba ari ibintu bimaze iminsi niba akabari karafungwa ejo warakoraga lunch yako simbizi ibyo koko byaba ari ukuri ntabwo ari ukuri kuko igihe maze iminsi mvuye mu bitaro ndumva amezi agera muri 2 arashize cyangwa 3 aho kabari ntako babonye nta nakigeze kahaba abantu bari hano basanze hano n'abantu bari baje kundemera kumwe nk'umuntu warwaye nkamara igihe mu bitaro no kubera kumara igihe mu bitaro agira ibibazo by'umugongo n'umuzi ko mu mbyukije nari njyamye ubonye ko abenda bambere baje basanze ndi kubyuka nabyo biri kunanira mfatafatanye nda no kugenda no gufatafata igitangaje rero urumva ko ibintu byabaye ku mugoroba saa 12 nta masaha yari yarenzweho ni ibintu nabanje gusabira uburenganzira inzego zibanze ntizigize zimakana cyangwa ngo zimbuze ahubwo zaranyemereye zima uburenganzira yaba ari uburenganzira bwanitse basinyeho yaba ari uburenganzira bw'abigereye hano nk'umuyobozi wa Daso yageze nari kumwe n'umudugudu ejo mu masaa 6 mbere ko bashyitsi bahagera ko bahageze mu kigoroba ari w'akagari twaravuganye atumye wo mudugudu asanga abashyitsi banahageze nayo turavugana ambwira ko nta kibazo numvaga ko nta kibazo abantu baje kumfasha baje kundeba nk'umurwayi numvaga ko nta kibazo none nabanje no kubibabwira nta taruva ngo ibintu nihereranye babasanze nta kintu nigize mbabwira so rero nkumva ngiye ku bwanjye nta kosa ryabayemo naho abantu kuba baza bagera mu rugo bakavuga ngo biyakire bakanywa ibyo banywa ntabwo nabwira abantu rero ngo munywa amazi ntabwo nta tegeko ndabona rivuga ngo abantu bo kunywera ngo ko bavuze ko abantu bashaka kunywera inzoga iwe ntabwo nabwira umuntu rero nsuye nanzaniye icyo kurya ngo mubwire ngo oya ngo urabujijwe ko wagira gute unywa utanywa icyo utegetse hano si mu rusengero si muki ahubwo ubwo ntabamuvukije uburenganzira bwe kandi yaje no kumfasha so rero nagira ngo ibintu bitandukanye
ntago nakoze ibyo ntamenyekanishije. Niba ari iyo mafoto yatambutse mwasanga abantu bambaye udupfukamunwa bubahirije umwanya, bari baminjiye mu nzu bakarabye, bari bafite umuti wa ruharo wo ku ntoki, bari bapimwa umuriro nk'uko tugiye kwa muganga mbere ko twinjira badupima, cyangwa ahandi hantu hose tugiye kwinjira badupima. Hari naho mukaraba intoki ariko ntibabapima umuriro. None njye narengejeho no gupima umuriro. Sinzi rero ikintu baba bambwira ko cyaba cyarengereye ahangaha. Usibye ko n'izo polisi zahamagajwe n'umuntu, ahubwo ndatunguwe ubu mumbwiye, mbonye ko n'imodoka yanjye bayimenye parabolize, kandi parabolize yari nzima, kandi yari yamenwe nijoro, kandi ndanavuga ko ari n'uwo ngo nyir'ishyari, kuko n'ubundi niwe urumva bamaze kujyana abo bantu bashyira abantu b'inkeragutabara ze. None dore mbyutse kandi n'ubu ngubu abanyamakuru ba mbere baje inkeragutabara ziri ku muryango, ni gute imodoka yanjye yameneka parabolize? Se ni rya shyari urumva bayimenye babishaka. Nkama gumenya kugira ngo umenye ikirahure cya parabolize ya ntuzaranje uvuga ingana. Niba buza ati wenda umuntu ntibamutwaye kubera ko ndwaye impamvu nabasha kugenda, bahisemo bajya kwimura bajya ku modoka. Niba hari inzego z'umutekano se iyo modoka yamenetse ite, kandi bari bo bashinzwe gucunga ibyo bintu. So ni cya kintu cyo kugira ngo bagumye bamime bamarasinge. Yego Vivine, hari icyo wagarutseho uti wasabye uruhushya. Urwo ruhushya rero warusabye nde mbere yuko aba bashyitsi bagusura? Juste warusabye nde? Warusabye mu buhe buryo kugira ngo nyine ibintu bibe clear koko n'abadukurikiye bumve ko warenganye cyangwa warenganyijwe? Jewe nahereye mu nzego z'ibanze, kuko iteka batubwiriza guhera mu nzego z'ibanze. Ntandikiye umudugudu wamugezeho umwana amubwira ati rero ntago mbamuterejeho kashe, ati ko ari mu weekend akagari kadakora, ati ntago ndujyanyeyo, ati ubundi bararunzanira nkarujyana akagari bakateraho kashe, ati none ntago ndujyanye mubwire ko nta kibazo tumwemereye. Ibyo nanone aza kubitsindagira azanye n'urwego rw'umurenge ngukuriye daso, baje hano mu masasita ejo mbere yuko abashyitsi banahagera. Urumva nta nubwo ari n'abashyitsi bavuga ngo baje kundemera banahagera. Urumva nabo baje mwigenzura, arareba ambaza ibikoresho byose ndabimwereka, arangije ambwira amagwahete. Mu by'ukuri urumva rero nta kibazo kigize kibamo. Urumva ngaye nguko. Yego. Abashyitsi bawe rero bahageze sangahe? Bari abo baje kukuremera nyine bari baje mu buhe buryo? Ryari itsinda se bari baturutse hehe? Ntabwo ryari itsinda, ahubwo vuga ngo ni abantu bo mu rugo, kuko harimo abahungu bagera muri 4 ba hano bo kwa mukecuru, hakabamo abana yagiye arera nk'imfubyi batuye hano muri quartier muri uyu mudugudu. Nanone ntago ari abantu baturutse kuri. Navuga ko ari nk'abaturanyi bishyize hamwe, wenda b'urubyiruko bandi hafi, wenda na nyir'igipangu ko mpabaye igihe kinini, bakishyiramo wenda kundemera kugira ngo bagire icyo bagenera abana nabo, dore ko banakura babareba. Yego. Rero baraje barabafata barabajyana nk'uko babigarutseho. Abo bari bagusuye nyine bari baje kukuremera. Nyuma yo kujyanwa bajyanwa hehe? Wowe kuki bakoretse kandi ari we wari wabakiriye mu rugo? Jewe urumva nababwiye ko ndwaye, urumva kandi ikibazo cyo kugenda simbashije, ntago nahagarara umwanya, mfite ikibazo cy'umugongo. Hari impapuro za muganga zihari, hari imiti ndi kunywa, ibyo byose biragaragaza. Ntago urumva ntago ntibyashobotse ko ngenda ko nari ndwaye. Ni impamvu nabo batekereje icyo gihe nuko babonye ko nari ndwaye n'ubundi. Bakavuga ati se ko n'umuntu yavuye mu bitaro akaba atanagenda arwariye mu nzu, aho abana ntibazicirwa mu nzu n'inzara n'iki byose. Gaye ngo ubwo rero niyo mpamvu, ariko nabo kugeza kuri aya masaha babarekuye. Kandi urumva ko ni n'abantu baje bansanga, ntago ari njye wabasanze, ntago ari njye wabatumiye, ahubwo nibo batekereje icyo gitekerezo. Bagitekereje nanjye nkimenyesha inzego z'ibanze. Kugeza ubu rero sinamenya, ahubwo ibyo kumenya ko namenye ko ari ubyihishe inyuma, ari uwitwa Jean Marie ukora ngo mu murenge uyoboye inkeragutabara. Ndagira ngo inzego zibikurikirane, kuko n'ubu ndababaye cyane kuba mbyutse nkasanga imodoka yanjye bayimenye ikirahure. Kuko ngiye birambabaje cyane rwose mu buryo bwose bugaragara. Yego, uti n'umuntu witwa Jean Marie na mbere wabigarukagaho muri iki gipangu. Yego, wabigarukagaho uti amashyari n'ubundi ntago ari bya none, wenda bifite naho bihuriye n'ibya mbere. Uziko mbere ubwo wari urwaye uri mu bitaro Kanyinya havuzwe byinshi, havuzwe ko ngo wacuruzaga akabari, ibyo navugaga ko bisa n'ibiri bikugaruka ubu ngubu, ngo wari ufite akabari mu nzu, bavuga ko wicuruza ngo urindaya, ibintu nk'ibyo havuzwe byinshi cyane. Hari aho byaba bihuriye
n'iryo shyari ry'uwo muntu Jean Marie uri kuvuga niwe wabivugaga mbere nano bakaba yongeye kukugarukaho. none se ko tubana mu gipangu kandi ibyo byose bikaba byaraturukaga mu gipangu n'ubundi akaba ari nawe wagiye guhuruza izo nzego akaza nazishoreye ku mugore we bageze hano akaba ariwe wabafunguriye porutaye bari urumva kuko yamucungisha amubwiye ngo nibataha babwire akaba aramuhamagaye ko bagiye gutaha akaba ari uhuruza izo nzego. Urumva uwo muntu wavuga ko ashaka iki mu by'ukuri ubu se ko ari we washyizeho inkeragutabara ko nta polisi yamamagaye ngo imbwira ngo tugushyizeho abapolisi bakurinda ntiwemerewe gusohoka ko nta warning nahawe n'umurenge ko nta gitifu w'akagari nawe uramuhaye uburenganzira atamamagaye wavuga ko mu by'ukuri we ari kuzirindira n'iki wenda nubwo zibonye abanyamakuru zikagenda bavuga ko ari iki mu by'ukuri urumva. None se ko yabo yatwaye yagiye ababwira ati ngewe icyo ngiye gukora ati ngiye kugira ngo nzane uriya mugore niwe nkeneye ati mwebwe ndahita mbarekura urumva. Gusa ubwo urumva akagaruka mu ijoro ngo twanaryamye agakomanga urumva ari naho wenda bakore bameneye niyo modoka wenda amaze kugira umujinya urumva kuko ngo yababwiye ngo ibintu ngo byafashe n'intera ngo ntago yaje ngo tusanze ngo yanze gufungura ntago nanze gufungura ni naryamye ibintu byabaye 12 abantu bakaza mu saa 3 ubwo ubwo ngo urumva basanga uri mu narwaye amprise urumva nahise niryamira harimo ibintu bibona bikanago stress hato bitanzamurira pressure cyangwa bitazamura n'ikindi kintu urumva ari stress wenda niyo utafite indwara runaka ariko ushaka gusanga bise bizamura bitewe n'ibyo bintu bikomeza kugenda ruhererekana bikomeza. Vine iryo shyari rero ryaba rikomoka ku kimbere y'ibi byose mbere yuko ugaragaraho buriya bwandu ukajya kwivuza numva niho ibintu byatangiye kugaragara ko wenda n'iryo shyari niho ryatangiye kugaragara by'umwihariko mu itangazamakuru urumva niho yagiye byohereza ahantu henshi hatandukanye ubundi iryo shyari ryaba rikomoka ku ki cyangwa byatangiye ryaje. Urumva abantu iyo mubana mu gipangu navuga wenda ntago ari kuvuga ko marushije ubushobozi wenda ariko wenda navuga ko marushije imibanire abantu bakabona bakugenderera bakabona nta ubyuka ugenda niba wagiye urumva bakabona uratera imbere urumva icyo gihe niki noneho icyo gihe abantu baprofitira rero aho bakuboneye intege nke niba baraprofitiye mu ntege zanjye z'uburwayi wenda akaba ariho bihimura bavuga batangaza ibihuha n'ibintu byinshi ngo ngaho arwaye indwara ngo hageze gute ibintu byinshi byagiye bitambuka bakoresheje abandi bantu. So rero urumva niho umuntu agufatira mu ntege nkeya niho bafatiye mu ntege nkeya bikitwaza rero ibintu by'indwara kuko nta muntu wambonye ngira ikibazo mbere hano hantu matuye kuva mu myaka myinshi imyaka igera muri 4 cyangwa 5 nta muntu nagiranye ikibazo nawe ngo twagiye ku murenge twagiranye ikibazo izo nzego zindi zabayeho kuva na cyari n'abimirenge n'abiki byose ntawe nagiranye nayo ikibazo sinumva rero impamvu ubu ngubu uwo muntu uje mu gipangu nanone yahaje mbere ya covid ho gatoya aribwo ikibazo gitangiye kuzamuka kikagaragara ko gituruka n'ubundi muri gipangu nurumva ko ni ikibazo hari sinzi ikibazo ariko bavuga ngo afite uwamutumye nabwo nindangunda ngo afite uwamutumye ngo nago baza wamupanze akazi niko yabwiye abantu ubwo rero nibyo ntaramenya neza wenda kuko urubona ko sinzi birandenze mu mbabarire cyane ahubwo mushatse mwagarika ko mumaze kubona imodoka yanjye bayimenye ndumva mpinduye nanjye ukundi bisemo nako ubugome bari bushaka burenza kamere nago afata imodoka y'idanje afata inuza V8 uyimene parabrise wayisanze ari nzima aho kugira ngo ninde umutekano ibyo yakindindiriye ntago nendaga gutoroka ngo ninde narangiza nsange bameneye imodoka so birambabaje cyane ndumva ari ibintu birenze numva ngiye bakurikirana ikibazo cy'uyu muntu bakamubaza icyo nshaka n'icyo ngendaho n'impamvu abuza umutekano mu gihugu cyanjye. Hanyuma avuga kandi wamutumye iyo byagukorera ibyo byose urumva ko ari ngo niba sinzi ngo niba avuga ngo avuga inzego nyinshi akorera simbizi bahinduranya avuga ibyo avuga ngo bafite wamutumye ngo afite ngo uhagarikiwe n'ingo aravoma ibyo ni ibintu byinshi ni rumuzi ngenda zumva zaho ngaho kumwe abantu batanga amakuru nyine bakubwira ati arimo arakugendaho nyine ngaye nguko. Hanyuma Vivine nkuko ari bigarutseho nyine twasanze inzego z'umutekano hano zisa niza gose iki gipangu cyanyu se aho ubyukiye cyangwa mu gitondo bwacya harabeje kugukomangira wenda baje kukujyana kumangira abantu bakomanze n'abanyamakuru bakomanze barabakingurira nta muntu bagize gute. Yego nukuvuga nyine nyuma yaho ukiriye wagiye uhura n'ibibazo bitandukanye birimo n'ibi ngibi byakoye hejo yego ubona nyine ubuzima bwawe buhagaze gute nyuma y'ibyo byose hari n'ibyo wagiye utangaza nyuma ko wagiye uhura n'ibibazo bisa naho abantu bagushyira mu kato none juste hajemo n'ibi byo kukumenasa nko kuri kubivuga urabona ubuzima bwawe rero buhagaze gute umunsi wa none bitewe n'ibyo wagiye uhura nabyo? Buhagaze nabi burya ibona
ibintu nk'ibi ngibi buri unuza bigomeza kugaruka kandi umuntu ubikora ari umwe agakoresha inzego ahubwo atanga n'amakuru atariyo inzego nazo zikaguma wenda ubu wenda basimbizi ari reaction bari bugire ariko ibintu birababaje cyane birababaje ngo ese uretse iki kibazo nyine wari ugihura na bya bibazo by'uko utambuka ku bantu batiderwa mu mama warwaye corona ibintu nk'ibyo abantu bakaguhunga wari ugihura nabyo uretse iyi case ijemo ejo ku cyumweru wenda ntabwo ndasohoka cyane kubera ko n'ubundi nahise nongera mpura n'uburwayi bw'umugongo ariko aho nasohokeye narababwiye ko nahuye nabyo nyine by'abantu bagenda bamunga ngo covid iraje ngaye nguko yego Vivine nyine tugenda twerekeza ku musozo wahuye n'ibibazo bitandukanye urwo watewe urubwa nk'uko bivuga kandi uterwa n'urubwa n'abantu bari hafi yawe ntivuga ko ari menace kuba ni ikibazo gikomeye kuri wowe no ku muryango wawe ni ikihe cyifuzo rero ufite kugira ngo bibe byacika cyangwa bibe byagabanuka cyangwa nawe ubone uburenganzira bwawe nk'abandi banyarwanda bose nk'uko nawe bivuga cyane ko kuba warwara ni ibintu bishobora kugera kuri buri wese ni ikintu gishobora kugera kuri buri wese ni ibintu bisanzwe umva ari ikihe cyifuzo ufite kugira ngo nyine ubuzima bwawe wasubira mu buzima busanzwe ibi byose birangire urumva nararwaye nagize ikibazo numva ko n'ibihuha bya mbere byatangajwe inzego zikabona ko ari ibihuha zikabona ko amakuru y'amadakuru adafitiwe gihamya urumva bigaragara ko byari ibihuha numva batagumya kurebera ibi bintu bimaze gufata indi ntera niba noneho nongere mbisubiremo kandi nababaye cyane ni gute inzego z'umutekano izo nguwo ngo ayoboye zaba zaraye hano imodoka yanjye ikabyuka yamenetse ikirahure ntasohotse ubu ngiye birambabaje cyane birambabaje kandi itigeze imeneka amafoto nyafite itigeze imeneka none bakabyutse yamenetse urumva se atari ikibazo ni ukuvuga ngo babonye ko batanjyanye atishimiye nk'uko yavuze ngo azabura amapingu aho icyayi isa kuri nyuma ajya ku modoka arayimena kumena ikirahure Range Rover ko yenda amapiyese barabizi ni ukwihimura sinzi rero ubugome aho bugumye cyakora umuntu arabitangaza umuntu arabivuga uko n'ubugome wenda simfite intege zo kujya gutanga ikirego akakanya ariko namwe mu bitangaze munabikomere mu birebe mu byerekane ibi n'ubugome burenze kandi bugumya no kungendaho nabyo na executive w'umurenge na muhamagaye ndabimubwira namwana ariko executive ushobora kumbwira ko hari ikibazo ngiye Vivine nateje mu by'ukuri ese ari ugiza ko uwasimba yigiza kuvuga ko ikibazo nateje none se niba umuntu agumya kungendaho nkabivuga n'izo nzego zamaye mukazivuga mwakurikiranye inzego zanyu mukambwira ikiri cya kabiri niba mwumva mumenasa mu murenge wanyu mumbwire mfite uburenganzira bwo guturaho nshaka hose nanjye nimuke ariko mureke kumenesa niba uwo muntu ari muri umurenge nuyemo akaba afite gahunda yo kungirira nabi nkaba mbivuga ntimubikoreho numva rero umuntu yashaka iki yabaza sinzi iyo ugaragaje icyo kibazo ku buyobozi cyane nk'ubuyobozi bw'umurenge bukubwira iki cyangwa bukoraho iki umuyobozi w'umurenge uri ubu ngubu ni mushyashya nawe ikibazo yakimenya wumve ko na nijoro yamvugishije we bagiye baramubwira ngo za raporo batangaza babeshya bagiye arabeshya ngo nabasuzuguye ngo nanze ngo nagize gute namwe ni executive nawe ngwino aka kanya urumva urebe imiti mfite ahangaha urebe impapuro zo kwa muganga nusanga ibyo nkubwira nkubeshya urebe wigerere kuri tero urebe icyo kibazo gihari urumva ariko ureke kumbwira ngo uko twavuganya ambwira ngo nyine ngo yamuzanye ngo asanga naryamye urumva ndamubwira none aka kanya ngewe nakangutse ngwino urebe ikibazo gihari arambwira ngo mu gitondo ubwo naza ndabimwereka byose abirebe akore niyo inspectoring wenda irebe niyo modoka yamenetse ko numva amafoto y'ejo ndayafite iyo modoka ntiyari imenetse parabrise abantu bari hano nta wayikiniyo nta wagize gute yamenetse kubera iryo joro barimo hano kandi nameneka ngiye nabyumvishije hari cyane ingarutseho nyine nk'icyifuzo kugira ngo tugende tugana ku musozo tukureke unajye kuruhuka nk'uko wakunze kubigaruka ko urwaye cyane ko n'ubundi tukubyukije ngiye navuga ngo ibibazo by'abaturage ni byinshi byirwa bitambuka ko abantu bahohoterwa n'abayobozi nanjye biragaragara ko ndi kuyohoterwa n'uri mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanze ntibanyemurira ikibazo ntibagifata seriye kuko kimaze kurenga intara ikindi niba ari mu bashinzwe gutanga amaraporo agatanga raporo z'amafuti agahuriza inzego buri kanya ubwo urumva ko nabwo azereka ibintu bigize gute
cyangwa agaprofita nk'ubwo ngo natse uburenganzira bari babumaye. Ntago bigize bamakanira. Niyo narabandikiye iyo bamakanira baje hano ntago bigize bamakanira. Urumva ntacyo narenzeho. Niba ari nikosa bakoze abo ngabo bakamu uburenganzira batemerewe babibaza bakoze amakosa kuko nibo bamaye uburenganzira wenda batagize gute. Ariko nge nk'umuyobozi nk'umuturage nagomba kubariza amabwiriza nahawe kandi n'uburenganzira nahawe. Numva rero ibyo umuntu yakurikiranwa rwose. Yego. Akabazo k'amatsiko naringize ejo nyine no mu ifoto abapolisi baje gufata abo bari bagusuye bari baje kukuremera. Abapolisi baje cyane ko ushinjwa ngo kuba ufite akabari mu nzu wenda nta rindi genzura bakoze ngo barebe ko ufite amakesi ufite depo ibintu nk'ibyo babone naho inzoga zari ziri kunyobwa aho zituruka nyine kugira ngo bishimangirwe koko ufite akabari. Ntabyo urumva bafashe ibiri ku meza. Nta wakoze igenzura ngo arebe ko ako kabari ngafite. Namwe ubwanyu bushize mwaraje nta kabari gahari. Nakubwiye ngo maze igende hano. Nabo basanze hano nta wigeze babwira ko bari baje mu kabari babasobanuriye. Ntago wajya gucuruza akabari ngo ubanze kujya kwa kuruhushya. Ibyo bintu ni ibintu bitandukanye. Urumva ntago wabanza kwanika uruhushya ngo wandike mbere bagusinyire. Ubwo se mudugudu yagusinyira ugiye gucuruza akabari ibyo bibaho? Ibyo bintu ntago bibaho. Yego. Vivi rero dusoza n'ubuhe butumwa watanga wenda wasanga ari abandi bari gukorerwa menace nk'uko nguko wasanga ari abandi bafite ibibazo bitandukanye babiterwa n'abaturanyi cyangwa n'abavandimwe muri rusange n'ubuhe butumwa watanga nyine kuri uyu munsi kugira ngo natanga rwose inzego zindi ziri hejuru nizihaguruke kuko abaturage bamwe bararenganywa bakagira gute bakarenganywa n'abayobozi bakagombye kubarenganura. Nk'uwo muntu turaturanye hano mu gipangu ntaragera hano mwambwira ati wenda ndabona iwawe bitameze neza utari kubahiza amabwiriza nk'umuyobozi unyegereye. Ntaragera hano ngo ambwira ati wenda ndabona utari kubahiza amabwiriza twari gutya. Je sindanamubona rwose muri ngiwe. Namubonye mu kavuyo ka ninjoro arimo afata inuza byari biri mu gakapu abishyira ngaho kugira ngo afotore ngo ameza yuzuye. Urumva nanamubwa nise ko ureba akakapu kari hasi kusanze ari batashye ukawureba ibyo barangije kunywa izura zikira hejuru kugira ngo bigerite. Urumva niyabyumva ubwo so urumva si n'uwanyu butse sura yisi nanayimenya. So rero umuntu wishi nyuma y'ibintu nk'ibyo agashaka gukora kwihimura ku muntu nibareba abaturage turimo turahohoterwa none ko abayobozi bo hejuru bagendera kuri raporo bahabwa ahubwo asanga badutangiye amaraporo atuma bavuga ko turi bigande kandi tutari bigande. Ntago turi munsi turi hejuru y'amategeko ntago tuzagira tuba munsi hejuru y'amategeko. Turi abaturage bayoborwa niba twubahirije ibisabwa ntago twe twagombye kuba victime yabyo. Ahubwo inzego zindi ziri hasi bayoboye nibazigenzura bakora ubugenzuzi bwazo. Evine murakoze cyane. Sawa.